nk'uko twabisezeranye muri video itambutse mbereka uburyo ki wavura ibibazo by'umwana ufite ikibazo cyo kunyara ku buriri, nari nabemereye yuko video itahanze itambereka ikibazo cyatuma umwana wawe agira ubwenge mu ishuri, dore yuko kuba umuswa cyangwa gutsindwa mu ishuri biterwa n'ikibazo cya mbere gishobora kuba ari imirire mibi, ibibazo by'ubwonko budakora neza, stress cyangwa n'igwingira ry'ubwonko. Hari igihe uba usanga umwana kenshi mu gihe cye cy'ubuto atarabashije kubona intungamubiri zihagije, akagira ikibazo cyo kwibagirwa no kuba umuswa mu ishuri. Wamwigisha neza bikaba ari nko gukubita ku rutare. Ariko nk'uko nabibemereye muri ya video naberetse icyuko umwana unyara ku buriri ikibazo cyakemuka, nkabigereka umuti w'ukuntu mwabikoresha ukaba wakemura ikibazo cy'umwana unyara ku buriri. Ku muntu utarayireba nyabona ku mpera y'iyi video ndaza kugashyiraho uze guhita ugakandaho kugira ngo ubone iki kibazo cy'umwana unyara ku buriri ukabasha kuba wabivura. Rero uyu munsi nk'uko nabibemereye ngiye kubereka ukuntu warinda umwana wawe kuba umuswa mu ishuri, dore yuko hari n'abantu bakuru bagira amazinda hato na hato. Ukaba umuntu mukuru rwose yibutse ikintu mu kanya wakimubaza nawe akakibagirwa. Rero niba nawe uri umuntu mukuru cyangwa uri umwana uba umuswa mu ishuri cyangwa uri umuntu mukuru ugira amazinda bya hato na hato, menya yuko ikibazo cyawe cyabonetse. Ngiye kukurangira ibimera ugiye kwifashisha, ibimera biboneka mu buzima busanzwe, dore yuko hari ibimera tutajya duha agaciro ariko ugasanga nibyo bifite agaciro cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icya mbere ndaza kurangira abantu umuti baboneka hano muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ababoneka hanze y'igihugu nabo ndabaha umuti. Hano mu Rwanda reka tuba ariho duhera, ubwo wifashisha ikimera cyitwa moringa. Moringa ndakeka nta muntu utayizi. Moringa ndakeka rwose nta muntu utayizi. Hanyuma ikintu uba ugomba gukora, urafata moringa uyifate uyanike cyangwa uyisekure, hanyuma amazi cyangwa ifu ujye uba ariyo ufata. Ushobora kuvuga ati ndafata amazi yayo njye nyanywa, nyavange n'amazi nyateke njye nyanywa, cyangwa uyireke yume hanyuma uyisye. Numara kuyisya ujye ufata agafu urenze ku biryo rwose, nta kibazo cy'uburyohe bihinduraho, ahubwo uba urimo wivura ikibazo cyo kwibagirwa bya hato na hato. Hanyuma iyo moringa yifate uyifatanye n'umuti witwa sezame. Sezame ni utubuto dutoya tuboneka mu alimentation agiye atandukanye cyangwa ahandi hantu hacuruza imiti igiye itandukanye. Menya yuko iyi sezame ari umuti w'ikibazo cyawe. Niba ukigira ikibazo cy'amazinda, ushaka kuba uri umwana uba umuswa mu ishuri, menya yuko gikemutse ukimara gufata iyi sezame. Ugafata ibiyiko 2 mu gitondo, saa sita na nimugoroba, cyangwa utabifata saa sita ugafata ibiyiko 3 mu gitondo ndetse na nimugoroba. Menya yuko ikibazo cyo kwibagirwa mu ishuri bya hato na hato umwana wawe urakimukemuriye, kandi uri umubyeyi w'agaciro niba ubasha kuha agaciro ubumenyi bw'umwana wawe, dore yuko umwana utsinda mu ishuri ahesha ishema ababyeyi ndetse n'umuryango muri rusange. Hanyuma fata iyi sezame ibiyiko 3 na nimugoroba, ndetse unamuvangire n'agafu cyangwa unamuvangire n'umutobe wa moringa. Moringa ushobora kuyimutekeramo icyayi rwose, menya yuko urimo uramufasha. Hanyuma ikindi kintu ugomba gukora, moringa yitegure mu cyayi, ndetse muri icyo cyayi bya byiza umushyiriyemo ginga cyangwa tangawizi. Umushyiriyemo tangawize ndetse n'iyo moringa, menya yuko rwose uramufashije kurushaho. Niba yari gukoresha sezame mu gihe cy'iminsi 13 gusa, ariko iyo umuvangiyemo n'iki ngiki ukamuvangiramo tangawize ndetse na moringa, menya yuko uramufashije kurushaho. Byibuza mu minsi 7 impinduka zizaba zatangiye kugaragara, utangira kwibuka byiza cyane ku kigero cyiza gishimishije, ndetse niba uri n'umuntu mukuru nawe uzaba utangiye kwibuka n'ibyo mu buto bwawe ugatangira ukabyibuka rwose nta kabuza. Ikibazo rero cyo kwibagirwa mu ishuri no kuba umuswa mu ishuri no kwibagirwa bya hato na hato, umuti ni uwo nguwo. Hanyuma we icyo ugomba gukora, nyabona niba utarakana subscribe, menya yuko bino biganiro utazajya ubibona. Niyo wanabibona uzabibona igihe cyakurenganye. Kana subscribe
ufungure inzogera yawe kugira ngo ubwo nzashyiraho ikiganiro cy'ubuzima kitazajya kigucika, ukazajya uba mu ba mbere babona aya makuru meza kandi yizewe. Dore yuko hano ku Ikibazo TV ntabwo tubaca amafaranga, ahubwo tubarangira ukuntu nawe wabyikorera hanyuma ukabasha kuba umwe mu banyamahirwe babasha kwivura bitabaye ngombwa yuko bajya kwa muganga. Hanyuma rero uyu muti wa sezame ndetse n'iki cyayi wateguriye umuntu ugira ikibazo cyo kwibagirwa cyangwa no kuba umuntu uswa mu ishuri, ikintu ugomba gukora nyabona muri iki gihe jya ufata amazi ahagije niba urimo urakoresha uyu muti. Ni byiza rwose, ni byiza nubwo mbizi yuko ari abantu badakunda amazi, koresha amazi ahagije uyanywe, unywa amazi ahagije kugeza ubwo uzajya ujya kunyara ukanyara inkari z'umweru. Niba ujya kunyara ukanyara inkari z'umuhondo, menya yuko ayo mazi ufata ntago rwose ahagije, kandi turimo turivura burundu kino kibazo cyo kwibagirwa cyangwa n'umwana uba muswa mu ishuri. Hanyuma fata amazi ahagije, numara gufata amazi ahagije, ikindi ugomba gukora gerageza byibuze umwana wawe umuhe akanya yige, umurinde kumufatirana amasaha yose umukoresha imirimo, muha akanya asubiremo amasomo, wasubiremo amasomo yige yihugure, cyane niba uri umubyeyi ufite ubwo bumenyi bwo kumuhugura umufashe nawe umubwira ati dore hano babigenza gutya, ndakubwiza ukuri yuko ikibazo cyo kuba umuswa mu ishuri uraba agisezereye, kandi nawe ugire ishema mu muryango yuko umwana wawe atsinda cyangwa uwo muntu ugira ikibazo cyo kwibagirwa bikemuka burundu. Ubwo ni ukuryama bihagije no kunywa amazi ahagije no kuruhuka rwose. Niba akoze biba byiza rwose iyo aruhutse. Hano ni ku Ikibazo TV niho tubazanira ibiganiro nk'ibi, tukabarangira umuti wakoresha mu buzima busanzwe ukivura ibibazo bimwe na bimwe. Hanyuma mu yindi video itaha nzabereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Wananyandikira muri comment ukambwira ati iki kintu wazakidukoreraho. Ikintu nzabakorera, nzabereka uburyo ki wakwivura imyate. Burya imyate nubwo uyifite menya yuko ari indwara kandi nayo irakira. Nzabereka uburyo ki wakwivura imyate, bereke n'ukuntu wakwivura umunuko. Hari abantu usanga banuka mu kwaha cyangwa banuka mu myanya y'ibanga, nabyo nzabereka uburyo ki icyo kibazo wagikemura burundu. Hanyuma ikindi nzabereka abantu bakunda kuvunika inzara kandi bazikundaga, nabo nzabereka umuti bazakoresha bigatuma rwose inzara zitazongera gucika burundu, ndetse mbereke n'umuti wategura ugatuma amenyo yawe areka kuba umuhondo ahubwo agasa umweru. Ni ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Hari abantu bafite ibibazo by'uruhara cyangwa bafite ibibazo byo kumera umusatsi ahantu badashaka, ibyo nabyo rwose tuzabikemura. Ni ku Ikibazo TV, ahubwo nimumbwire ese tuzabanze ikihe muri ibyo ngibyo maze kubabwira nzabareberaho. Ndabakunda cyane, nge ni Callixte Mutabazi, kana subscribe ufungure inzogera yawe, kandi igihe umenye aya makuru ukayihererana n'uyasangiza inshuti zawe, menya yuko ubaye umunyabugugu kandi ugatuma iyi sosiyete yacu dutuyemo ya rubanda nyamwinshi itabona aya makuru ahagije. Hanyuma ku bantu batuye hanze, ikintu bakoresha ni ugukoresha amazi ya Ginseng. Ginseng ni umwe mu muti uboneka hano mu Rwanda, ariko uboneka ku giciro cyo hejuru. Niba utuye hanze ukaba wabona Ginseng, menya yuko Ginseng ari umuti mwiza wo gutuma ubasha kwibuka ku kigero cyiza kandi gishimishije. Ginseng ushobora kuyifata nk'icyayi cyangwa ukayifata nk'ibiryo bigiye bitandukanye. Ginseng itegure neza, nayo yagufasha. Nari nibagiye kugenda n'abarangiye uwo muti wa Ginseng ku bantu baba hanze. Shimira n'abantu baba hanze badukurikirana no ku Ikibazo TV, turabakunda cyane. Nkunda cyane Abarundi, Abanyarwanda ndetse n'abandi bantu baha agaciro zino video, bakarayikinga, bagatanga comment, bakaduha n'inyunganizi. Hanyuma nimunyandike muri comment mumbwire umuti tuzaheraho mu yindi video itaha. Ndabakunda cyane.